mwongeye guhabwa ikaze bakunzi bacu, bakunzi ba Isange Connection, iwacu, iwanyu, iwawe. Wowe mukunzi wacu wakanze subscribe, tubanje kugushimira, ndetse nawe utarayikandaho turakwinginze naho ku ibara ry'umutuku kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana no kumenya amakuru yacu. Birumvikana ufite amatsiko uri kwezi uyu munsi noneho niki tubazaniye. Hari umuntu wamenyekanye cyane hano mu gihugu, Ambasaderi Nduhungirehe Olivier. Nduhungirehe Olivier ninde, ni muntu ki? Ese urugendo rwe kugeza yinjiye muri diplomasi ni uruhe? Reka uyu munsi tuganire ku buzima bwe muri rusange, reka tumusure tuganire nawe tumenye ninde, tumenye urugendo rwa Olivier Nduhungirehe wigeze no kuba umwarimu w'imisoro mbere yo kwinjira muri diplomasi. Ni inkuru ndende, reka tuze tuyive muzingo. Turakwinginze wowe utarakora subscribe, kora subscribe, ubundi mu kanya tuze tuyive muzingo. Reka twongere tugaruke nanone tuganira nk'uko twari tumaze umwanya twibabwiye ku rugendo rwa Ambasaderi Nduhungirehe Olivier. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni umwe mu bihebeye politiki akiri muto, kuko yakurikije se wari mu bashinze ishyaka rya PSD, ari naryo nawe abarizwamo. Muti ni muntu ki? Reka tuve muzingo. Ubu Olivier Nduhungirehe amaze imyaka igera kuri 13 yinjiye mu bya diplomasi, aho yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi, ndetse no mu minsi ishize yoherejwe guhagararira inyungu z'u Rwanda mu Buholandi. Nubwo ari umudiplomate, yize ibijyanye n'imisoro kuko yabonye masters mu bijyanye n'amategeko yayo, ayikuye muri Sorbonne Brussels mu Bubiligi. Iyo muganiriye yakubwira ko nubwo yakuze akunda politike, bishoboka ko iyo ataza kwinjira mu bya diplomasi ubu aba ari nk'umukozi mu bya gasutamo, kuko ubwo yavaga kwiga mu Bubiligi agarutse mu Rwanda yari yaramaze gusaba akazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ibyo yize rero yamaze imyaka igera kuri nabyigisha muri kaminuza zitandukanye zo mu Rwanda, imyaka yishimira bikomeye cyane bitewe n'umusanzu ugaragara yatanze mu burezi bw'u Rwanda. Asonera ko kwigisha bitera ishema, cyane cyane iyo uhaye ubumenyi umuntu akabukoresha neza. Maginga ya Ambasaderi Nduhungirehe aherutse kugirwa ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi, nyuma yaho muri Mata uyu mwaka yari yahagaritswe ku mirimo nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Reka tuganire nawe mu buryo burambuye, noneho twumve ni muntu ki. Amakuru tugiye kuganira nawe n'amakuru yamwiviriyemo we bwite. Reka dutangire tuganira nawe. Bwana Olivier Nduhungirehe, ikibazo cya mbere yabajijwe cyageraga kiti wakiriye uti icyizere wongeye kugirwa cyo kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi? Ambasaderi Nduhungirehe ati nabyakiriye neza n'ibyishimo, kuko Perezida wa Repubulika yongeye kungira icyizere cyo kungira ambasaderi n'umurimo nari narigeze gukora, aho nari ambasaderi mu Bubiligi nkaba nari maze muri diplomasi imyaka 13. Byanashimishije ko nongeye gukora ako kazi. None ubundi ko umuntu utazi neza urugendo rwawe muri politike ni ryari winjiyemo? Ambasaderi Nduhungirehe ati ubundi hari politike na diplomasi biratandukanye gato, nubwo hari aho bihurira. Politike nayinjiyemo kera na mbere ya jenoside, kuko nari mu ishyaka rya PSD, hanyuma na nyuma ya jenoside ibikorwa byarakomeje. Diplomasi iyo nayinjiyemo 2007, aho inama y'abaminisitiri yangize umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia, ariko politike nayinjiyemo kera nkiri umwana muri 1991. Aha rero ni wita utinyira, burya hari igihe ubona umuntu ariko utazi kuva kera byari bimeze bite. Ikibazo cyakurikiyeho
Bwana ambasaderi, niki cyagukuriye kwinjira muri politiki mu myaka yawe mike ukirubyiruko? Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati nari nkiri muto ariko papa umbyara nawe yari muri politiki, ari mu bashinze iryo shyaka rya PSD kubera ibibazo byari bihari icyo gihe, hari ubukene, ivanguramoko, ivangurakarere. Hanyuma rero aba mu bashinze iryo shyaka rya PSD, nanjye rero ngakurikira papa, bityo ngarukira nkakurikirwa ibiganirwa n'ibivugwa, hanyuma binjyamo biza kwangira nanjye mbikomeje. None wabaye muri ambasade z'u Rwanda mu Bubiligi, muri Ethiopia, ubugiye mu Buholandi, ni izihe nshingano z'ibanze za ambasaderi? Bwana ambasaderi Nduhungirehe yagize ati hari byinshi ambasaderi burya akora. Icya mbere cy'ingenzi ni ukureba ko ibihugu byombi bijyana umubano mwiza, ni ukuvuga igihugu kikohereje n'igihugu urimo, kuko niwo ugenga byose, niwo utuma ibihugu bigira umutekano, ubutwerane n'ishoramari. Hakaba rero n'ibyo dushinzwe cyane cyane nk'abambasaderi b'u Rwanda, aricyo cyo kwita ku banyarwanda batuye muri ibyo bihugu, aho ambasaderi aba yabaye nka meya, abashinzwe abanyarwanda hagomba kureba ko bahawe ibyo bagenerwa, impapuro, ibyo bafite uburenganzira, ko babanye neza. Ambasaderi Nduhungirehe yatangaje ko yiteguye gukomeza guteza imbere umubano mwiza u Rwanda rufitanye n'Ubuholandi nyuma yo kugirwa ambasaderi mushya. None ikindi kibazo cyagiraga kiti ibihugu byinshi by'i Burayi birimo umubare munini w'abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Urugero ni nk'Ububiligi, aho wabaye guhuza umuryango urimo abantu babiri badahuje imyumvire mu bishobozwa n'iki? Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati nibyo koko hari ibihugu cyane cyane by'i Burayi na Amerika aho hari abanyarwanda batari bake bakurikiranweho icyaha cya jenoside, ndetse n'u Rwanda rwohereje impapuro zo kubafata. Hakaba n'abandi batari bake bakirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo biterwa n'umuco wo kudahana wabaye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Hari abanyarwanda benshi bahungira mu bihugu by'i Burayi na Amerika, cyane cyane mu Bubiligi, mu Bufaransa, ariko hari abari mu Buholandi, Canada n'ahandi. Aba bantu bahungiye muri ibyo bihugu nibo banakwirakwije ingengabitekerezo ya jenoside, bayishyize mu bana babo, mu bo babana bo muri ibyo no mu bandi bantu babana bo muri ibyo bihugu. Iyo tuvuga ingengabitekerezo ya jenoside muri 2020 mu mahanga, kenshi ni ikosa ry'ibihugu bitumvise ko ari ngombwa gukurikirana abanyarwanda bakoze jenoside, ariko tugomba kugira icyo tubikoraho nka guverinoma, za ambasade, no gukomeza kubakurikirana ku bufatanye bw'inzego z'ubutabera ndetse n'ibyo bihugu. Mwabonye ko hari ibihugu byagiye bifata abanyarwanda bikabohereza mu Rwanda cyangwa se bikabacira imanza. Rero nk'urubyiruko icyangombwa ni ukubaganiriza, ni ukubabwira u Rwanda bakarumenya, bakumva jenoside yakorewe abatutsi uko yateguwe, kugira ngo twumve ko hari aho bashobora kumva ukuri. Hari bamwe banangiye banashyigikira imitwe yitwaje intwaro, abo ni ukubarwanya twifashishije inkiko n'inzego z'ubutabera zo mu Rwanda n'izo muri ibyo bihugu. Hakaba n'ibindi bikorwa byagiye bikorwa bijyanye no guhamagarira abanyarwanda gutaha, hari nka Rwanda Day, gahunda za Kamensi, ndi umunyarwanda, n'izindi zituma abanyarwanda bumva neza uko igihugu giteye. Hari n'ibyakozwe nko mu Bubiligi byo gushyiraho amategeko ahana ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Bwana ambasaderi, ukigera mu Bubiligi wasanze imyumvire y'abanyarwanda bafite ari iyihe? Wabasize he? Ambasaderi Nduhungirehe yagize ati diaspora ntabwo igizwe n'abafite ingengabitekerezo gusa, hari n'abandi benshi biga, bakora, bashyigikiye ibikorwa bya ambasade, biga bashyigikira ibikorwa dukoresha n'indi minsi nk'iminsi yo kwibuka, bakora n'ibikorwa bibabeshaho bo ubwabo. Nko mu Bubiligi hari abanyarwanda bari ku murongo bafite ibikorwa bakora,
uruhare rwa ambasade ni ukubafasha ibyo bikorwa bigatuma igihugu gitera imbere. Mu mwaka wa 2010 wari muri diplomasi y'u Rwanda, nicyo gihe u Rwanda rwari rwokejwe igitutu ku buryo bukomeye n'amahanga, nibwo rwahagarikiye inkunga, nibwo hasohotse raporo za mapping report. Ibyo bintu byaturukaga kuki? Ambasaderi Nduhungirehe ati nakoze muri ambasade y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, nkihagera hashize amezi 2 gusa mapping report irasohoka. Nyuma haza n'ibindi birego bijyanye n'intambara zo muri Kongo ndetse na raporo zihoraho z'amashyirahamwe amwe avuga ko haranira uburenganzira bwa muntu. Hari imiryango bibiri inyuma, hari ibihugu biba bibiri inyuma, ndetse n'abantu ku giti cyabo bagamije guha isura mbi u Rwanda, kuko ibyo twumva ko twagezeho byiza kuva mu 1994 byo guhanira ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Nyuma ya jenoside yishe abarenga miliyoni muri iki gihugu, hari abumva ko u Rwanda rutazabaho, hari n'abatugiraga inama yo gukatamo ibice abanyarwanda, hakabamo igice cy'abatutsi n'icy'abahutu. kuba u Rwanda rwarabashije kwiyubaka rugasana imitima ndetse ntiruhe urubuga abanyamahanga ngo batubwire ibyo tugomba gukora, ni ibintu bitishimirwa na buri wese. Muribuka ko hari abanyamahanga cyane cyane n'iyi miryango itari iya leta yazaga hano kugira ngo itubwire ibyo tugomba gukora, ariko guverinoma y'u Rwanda yavuze ko umurongo wayo ari uwo guharanira ubumwe bw'abanyarwanda, guhanira ko twasana igihugu, ariko tukarenzaho tugahindura ubukungu bw'igihugu, tukaba tugeze aho tugeze uyu munsi. Kumva ko ari ibintu byiza nk'abanyarwanda ntabwo biba bivuze ko hari ababyishimiye. Hari imiryango mpuzamahanga, hari n'ibihugu, ni ukubona ibirego bidafite ishingiro bigenda biza hirya no hino. Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko mu myaka ya 2010 u Rwanda rwibasirwaga cyane n'imiryango hamwe n'ibihugu bitishimiraga iterambere ryarwo. None bwana Olivier Nduhungirehe, ni ibiki mushyize imbere nka ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi? Nduhungirehe yagize ati Ubuholandi ni igihugu tubanye neza, cyanafunguye ambasade nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1995 mu guhugura abacamanza n'ibindi. Badufasha mu bijyanye n'ubuhinzi, ibijyanye n'amazi, dufitanye n'ubutwerane bumaze imyaka, ariko ikindi cy'umwihariko kiri mu Buholandi ni uko duhahirana. Hari ibicuruzwa twoherezayo nk'indabo, n'igihugu cy'abacuruzi, twoherezayo imbuto ndetse n'ikawa n'icyayi, hakaba n'ibindi bigomba kuzakorwa. Amsterdam ni nk'isoko ry'imari rikomeye, natwe turashaka kwiteza imbere mu byerekeye imari mu karere. Ni ahantu twajyana ubutwerane rero tukabigiraho. Ubuholandi bashora imari mu Rwanda mu bintu binyuranye, nka Heineken yashoye imari muri Bralirwa, indege za KLM iza mu Rwanda, sosiyete yitwa Nerve yashoye imari mu cyayi, Royal DSM yashoye imari muri sosiyete yitwa Africa Improved Food. Bivuze ko ku byerekeye umubano tubanye neza nabo, ubutwerane nabo bimeze neza, ishoramari nabyo byifashe neza. Ubwo Ubuholandi bwifuje ko ibyerekeye ubutwerane nyirizina byagenda bigabanuka, ahubwo tugashyira ingufu mu ishoramari, ari nabyo bihuye na gahunda ya leta y'u Rwanda, ibyo tugiye gukora. None ambasaderi, nk'umunyarwanda ufite amafaranga ushaka aho yashora imari, ni gute yabyaza amahirwe umubano mwiza w'u Rwanda n'Ubuholandi? Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ati hari inzego dukorana na yebo, PSF, RDB, izo nzego zisanzwe zikorana na ambasade mu kureba amahirwe dufite mu isoko ryo mu Buholandi. Hari nka sosiyete zikora ubuhinzi bw'indabyo nka Bella Flowers. Rero nitwe nka leta dukorana nabo kugira ngo turebe uko tubohereza bagere kuri iryo soko. None Olivier, reka turebe ku zindi nzego, ku zindi ngingo zitari politiki na diplomasi. Wenda ibikwerekeyeho ku giti cyawe, wumva diplomasi na politiki ari ibintu waraga umwana wawe? Olivier Nduhungirehe ati ubundi politiki na diplomasi bijyanye no gukunda igihugu
no kukivuganira kugira ngo gitere imbere. Hari abumva ko ari ikintu kibi cy'abantu bamwe, ariko iyo ukunda politiki, diplomasi ni ugushakira neza umuturage w'umunyarwanda, ni ukumushakira ubukungu, iyo uharanira ku ishoramari ryiyongera riva mu mahanga. Ibyo byose ni uguharanira inyungu z'umuturage. Rero abantu ntibagatinye politiki, ntibagatinye diplomasi, kubera ko ni ibintu bifitiye inyungu abanyarwanda. Kugera ku muturage wo hasi, abakiri bato bagomba guhitamo umwuga bifuza. N'abanjye baracyari bato, ntabwo politiki barayumva neza, bibereye mu bindi, ariko abifuza politiki bayijyamo n'umurimo mwiza. None Olivier, utekereza ko ari iyihe mpamvu abakiri bato batinya ibijyanye na politiki? Olivier yagize ati ntabwo ari ibintu byo mu Rwanda gusa, n'ibyo ku isi hose. Urubyiruko ntabwo rukunda politiki, no mu bindi bihugu uzarebe hari aho rutanitabira n'amatora, ugasanga abafite munsi y'imyaka 30 cyangwa 25 ntabwo bitabira amatora. Ntabwo ari n'urubyiruko, hari ababona ubuzima babayemo umunsi ku wundi bakabona bari mu bukene, kandi abanyapolitiki batoye babahagarariye bakumva ko ari ikosa ryabo, ko politiki nta kimaze. Ahubwo hari abanyapolitiki bamwe baba badakora inshingano zabo neza mu bihugu byinshi, turabibona, ugasanga baharaniye inyungu zabo bwite, ugasanga hari ruswa yamunze igihugu, aho umuhanda wakagombye gukorwa ugasanga ntibyakozwe kubera iyo miyoborere mibi na ruswa. Rero icyo nicyo gituma mu bihugu byinshi usanga hari abantu batitabira politiki. Mu Rwanda iyo urebye ukuntu imiyoborere ihagaze, ni uguteza imbere umuturage kugira ngo biha umuturage icyizere n'urubyiruko ko politiki ifite akamaro, ko ifite icyo yabagejejeho. Iyo ubonye umuhanda, uruganda rwashyizweho, mituweli de sante, abantu bivuza bafite ubwishingizi, ibyo byose ni uko habaye icyo cyemezo cya politiki. Niyo mpamvu urubyiruko rukwiye kumva ko politiki ari ingirakamaro cyane iyo ikozwe neza. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe watangiye kwinjira muri politiki akiri muto, yasabye urubyiruko kwitinyuka nabo bakayinjiramo, kuko ari nziza mu gihe cyose yaba ikozwe neza. Yakomeje abazwa ati kera zari zo ndoto zawe cyangwa hari ibindi washaka gukora? Bwana Olivier Nduhungirehe yavuze ko ati nibyo, numvaga nzaba umunyapolitike kuva mu mashyaka menshi yaza, nibwo nakunze politike, njye n'ibya kera. Amaje ati none umunsi wa mbere winjira mu nama y'abaminisitiri, niba ubyibuka wiyumvise ute? Olivier Nduhungirehe yagize ati nagiye muri guverinoma ya mbere nyuma y'amatora ya perezida wa repubulika mu 2017. Hari minisitiri w'intebe mushya, twagiye hariya mu Rugwiro, nta uririmbira abaminisitiri bashya, ariko uba wumva ufite ishema ryo kujya muri icyo cyumba gikorerwamo iyo nama y'abaminisitiri. Byabaye ishema kuri njye. Tuba turi abaminisitiri 30 muri 12 z'abanyarwanda. Biba bivuze ko ari inshingano zikomeye tuba dufite kugira ngo dufate ibyemezo bibereye abanyarwanda, ariko ibyo byoroshywa cyane n'abatuyobora neza, cyane cyane perezida wa repubulika y'u Rwanda. Yakomeje abazwa ati kuki kuri wowe ibyishimo byuzuye ubisobanura ute? Olivier Nduhungirehe mu magambo make cyane kandi aseka cyane yavuze ati ibyishimo byuzuye niyo mukuru yatsinze. Ubwo yabaje ati none ubwo ijoro ribi ni ryo mukuru yatsinzwe? Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagize ati buriya iyo ikipe yawe yatsinzwe ntabwo bavuga ngo wagize ijoro ribi cyane ngo bikabirize, ahubwo akenshi bivanaho amasomo kubera ko ubuzima buzakomeza, haba hari indi mikino izaba. Icyangombwa ni ukubyigiraho, n'ahandi mu buzima busanzwe niko bimeze. Buri gihe iyo habaye ibibazo ni ukuvanaho amasomo kugira ngo ubutaha bizamere neza. Bati none hari intsinzi n'intsinzwi ya mukura utazibagirwa mu buzima bwawe? Olivier Nduhungirehe yagize ati hari igikombe
bitaga trofe perezida Habyarimana cyo ku itariki ya 5 Nyakanga 1986. Umukino nayo nagiye kuwureba. Mukura yatsinze Panthère Noire ibitego 2-1. Uwo mukino waranshimishije n'ubu ndacyawibuka. Ahe n'indi mikino Mukura yatsinzemo ikipe yo muri Eswatini hari n'ejo bundi muri 2018 aho Mukura yatwaye igikombe cy'amahoro. Buriya umupira w'amaguru ni ibintu byiza ku banyarwanda. Buriya iyo bafana bishimye kubera ko ikipe yabo yatsinze, ubona n'abafite ibibazo bisanzwe mu buzima bibaha ishema, ku buryo iyo rimwe na rimwe ubonye iyo haje ubushyamirane ubona atari ibintu byiza. Nge icyo nzira ni ubushyamirane hagati y'abafana. None Olivier bibayeho ko Mukura isenyuka wahagarika gufana? Nongera ati ibyo ntabwo bizabaho. Ni ikipe ifite amateka, niyo kipe muziriho imaze imyaka myinshi. Buriya yashinzwe muri 1932. Yagiye yitwa amazina menshi, yitwa Victoria, nyimiza kwitwa Mukura 1963. Niyo kipe imaze imyaka myinshi nubwo atari yo kipe yo mu Rwanda yashinzwe mbere yandi, kuko nk'amagaju yashinzwe mbere ya Mukura ariko yamaze igihe kinini yarahagaze. None Olivier, ukuntu uvuga umupira w'amaguru umuntu yakeka ko hari irindi sano ufitanye nawo. Ambasaderi ati umupira narawukinnye mu ikipe yo muri quartier yitwaga Jago. Yaje kujyamo n'abakinnyi bakinnye mu makipe akomeye nk'aba Desire Mbonabucya, Alfred, ariko nanayikunze mbere nkiri umwana kuko papa wambyaye yarayikurikiraga, kuko kuva kera ikipe ari ikipe y'iwabo Butare. None ni yihe ndangagaciro ubona ku muntu uwo ari we wese ukumva urayishimiye? Olivier Nduhungire yagize ati indangagaciro buri wese ni ukurangwa no kuvugisha ukuri, kutaryarya, kutagira uburiganya. Hari igihe usanga umuntu muba muganira neza ariko nyuma akakuvuga ibindi. Ati none ni uwuhe muntu ufatiraho urugero nubwo utamera nkawe ari kumwigiraho? Olivier ati urebye iki gihugu ahantu kigeze ubona ko bifite aho byaturutse, kuko iyo u Rwanda rugira indi miyoborere cyangwa se abandi bantu baruyobora, rushobora kuba rwariyubatse ariko rutageze aho rugeze. Buriya tw'abanyarwanda dufite ibintu byiza twagezeho kubera ko hari Perezida Paul Kagame ubashije gukora ibyo benshi batakekaga. Hari ibijyanye no gusana imitima. Urumva jenoside hapfuye abantu benshi barenga miliyoni, kandi ntabwo ari ingabo n'interahamwe gusa baje ngo bice abantu, ni abaturanyi, ni abavandimwe bishe bene wabo. Bivuze ko igihugu n'imibanire y'abantu byari byarazambye, ariko hagaragaye ubushake bwo gusana imitima, ubumwe n'ubwiyunge, ndetse n'impunzi zari zarahungiye muri Kongo nyinshi zirataha. Hari kwiyongeraho ibyo guteza imbere igihugu kugira ngo kibe intangarugero muri byinshi gikora. Hari uwakubwira ko ari ibintu byari byitezwe ko ari we wese, ntabwo ari uko bimeze. Oya, twese turabizi ababaye muri iyi leta, ibyo byose byakozwe kubera ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Perezida wa Repubulika. Rero ku munyarwanda wese ureba iki gihugu aho kigeze, ahubwo areba ibyabaye 1994. Sinange bivuga gusa, n'urubyiruko rw'abanyafurika rurabivuga ko ari icyitegererezo. Ambasaderi Olivier Nduhungire kandi yakomeje avuga ko yishimira imyaka yamaze ari umwarimu w'amategeko n'imisoro muri kaminuza. None Olivier, nicyo wakunze mu gihe gito wamaze uri umwarimu? Olivier Nduhungire yavuze ati gutanga impamyabumenyi ni ikintu cyiza. Wumva hari ikintu wakoze kigaragara, ukumva ko wigishije umuntu ikintu gifatika akakimenya akazagikoresha mu buzima, ni ibintu byiza cyane. Mu byo nize by'amategeko y'imisoro, kuko ni ibintu bigira akamaro mu bihugu byose, ariko icyo gihe nta bantu benshi bari barabyize mu Rwanda. Byampaye ishema rero kubyigisha. Ngayo nguko rero ngiki kiganiro ikinyamakuru cyitwa yagiye.com cyagiranye na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Cyari ikiganiro kirekire ariko byibura tumenye byinshi kuri Olivier Nduhungirehe.
wowe rero mukunzi wacu, ngiki kiganiro uyu munsi twari tugufitiye, ngiki kiganiro twuviriye umuzingo bijyanye nuko Olivier Nduhungirehe abona haba mu buzima bwe bwite, muri politike, ibyo akunda, ni byinshi cyane twaganiriye, tukaba tugeze ku mpfundikizo y'ikiganiro twari twaguteguriye uyu munsi. Tukaba tugusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana inkuru zacu. Naho ubutaha, ciao, mwakoze cyane kudukurikirana. Yari umukunzi wanyu kandi mukunda cyane nawe ubakunda, Isange Connection. Naho ubutaha. Thank you.